Ikaze nanone kuri Teladig News TV, umuyoboro w'amakuru ku rubyiruko. Amazina yanjye ni Damtus Hirwa. Inkuru rero nkuzaniye nta yindi n'amagambo yakurikiye inkuru y'uko Young Grace yasabye Bahati wo muri Just Family kureka inzoga no kurya bango. Rero icyaje gukurikira iyo nkuru ni ikintu kinini cyane umuntu atabasha gusobanukirwa. Abananga rero mu minsi ishize nibwo Bahati wo mu itsinda rya Just Family yavuye mu bitaro kubera indwara y'umutima. Nyuma rero yaje gutangariza umunyamakuru umwe ko hari ibyo abaganga bamusabye kwirinda kugira ngo akomeze ngo agire ubuzima bwiza. Rero umuhanzikazi Young Grace ukomoka i Rubavu yagize gutya, yongeraho n'ibindi bitangaje ngo uyu musore agomba kwirinda kugira ngo azakire. Ibyo rero bikaba byarabaye kuri uyu wa gatanu w'icyumweru gishize, aho abahanzi bo muri PGSS ya munani bagiye muri mini road show i Kabuga, maze Bahati kaza kuvuga ko muganga hari ibyo yamubujije kubera uburwayi. Uyu mukobwa rero ntiwamenya ngo yavuye, araza asangaho Bahati aho yari ari kumwe n'umunyamakuru ari kumubwira ibyo muganga yamubujije. Arangije ku ruhande rwa Young Grace ari kunyuzamo akaganira, umunyamakuru amubajije ati se hari indi nama waha Bahati kugira ngo azakomeze agire ubuzima bwiza? Ati nge hari ibyo muziho abandi bo batazi. Nge icyo nasaba Bahati mu byo agomba guhagarika harimo kunywa inzoga kuko arazinywa cyane pe. Ikindi namubwira ni ukureka kurya bango. Batazi kurya bango ni nayo deba yiriwe uyu munsi nyuma y'iyi nkuru ya Young Grace yuko yahaye inama Bahati yo kureka inzoga no kurya bango. Benshi bibaza ati se bango ni ibiki, bango ni iki? Nyine biteza impaka ndende. Young Grace rero urumva ko ufite akazi kenshi ko gusobanura ngo bango ni iki. Nyuma rero ubundi butumwa bwahise butangira gusakara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ndetse no mu magroupe. Bafataga screenshot y'ifoto ya Young Grace maze bakabaza bati ese ni gute Young Grace yamenye ko Bahati arya bango? Yaba yaramuhaye se? Ese ubundi wa mungane Young Grace wabimenye uti? Hari ahantu mwarahuriye? Aha reka tubihanga amaso, ubundi mu nkuru y'ubutaha tuzagaruka twavuganye na Young Grace agira icyo adutangariza kuri ibi ngibi abantu bagiye batandukanye bagiye bamubaza. Maze mwebwe mufite ikibazo kuri iyi nkuru ya Young Grace ndetse naho yakuye ibyo ngibyo byo kurya bango kwa Bahati, hazaza duha ibisobanuro bihagije. Reka ngiye ngusezere mwifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza.